Bavandimwe bene data, nshuti zanjye dufatanije gukurikirana ibiganiro kuri channel yacu Mwiza Christian TV, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pasiteri Augustin Ngirukwayo, wongeye kubifuriza ishya n'ihirwe, wongeye kubifuriza kugira ingo nziza, ingo zazahesha Imana icyubahiro. Ni muri bya biganiro byacu rero dusanzwe dufatanyirije hamwe gukurikirana aya masomo. Uyu munsi dufite isomo rivuga ngo gituma habaho ibiganiro hagati y'abashakanye. Maraki igice cya 2 umurongo wa 15 n'uwa 16 hari amagambo meza atubwira ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Nshuti zanjye, reka tubanza dusenga Imana. Senga Imana hanyuma tubone gukurikizaho inyigisho muri rusange. Mana yacu, Mana ishoboye byose, reka amahoro yawe aganze. Ahambere aganza ni mu mitima yacu, ahandi aganza ni mu ngo zacu, ahandi aganza naho dutuye, naho dukorera. Mana Nyiringabo, tugiye kwiga kandi ni wowe wemeye inyigisho zajya zica imbere yacu. Reka tugusabe rero umwuka w'ubwenge, tugusabe Data wa twese n'umwuka wo gufata neza inyigisho, ndetse na mwuka wera dufashe kuzikurikiza. Udufashe cyane, ukomeze ubane natwe. Tugiye kumara akanya gato tuganira kandi twizere ko turi kumwe nawe. Urakoze, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ngira ngo ni isomo ryiza cyane rijyanye n'uburyo abashakanye bagomba kujya bagirana ibiganiro hagati yabo, kuko ibiganiro bibuze nibwo usanga ingo zisenyuka. Ntandaro y'ibibazo n'amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ahanini bituruka mu kutaganira no guhanahana amakuru. Wakwibaza uti kuki ibiganiro mu mubano ari ingirakamaro? Ese ibiganiro cyangwa guhana amakuru ni iki? Ni uguhana ubutumwa bwanditse cyangwa kuganira bisanzwe? Ni uburyo amakuru ava ku muntu umwe akajya ku wundi hakoreshejwe ibimenyetso cyangwa imyitwarire runaka. Uko gushyikirana mu mvugo cyangwa se mu bimenyetso n'ibindi byemewe ari uko uwo muvugana yumva ibyo uvuga, nawe ukumva ibyo avuga. Rero kuvuga, kumva n'amatwi no kumvisha umutima ni ngombwa. Gushyikirana cyangwa kuganira ni uburyo bwo kongera ubumenyi no kumenya undi. Mu mubano ho ni akarusho kuko bihuza ubuzima bwose bw'abashakanye. Ikigamijwe mu kuganira burya ni ukumenyana umuntu ku wundi no kongera urukundo. Uko Bibiliya bisobanura umubano ni ukumenyana hagati y'abantu babiri, umugore n'umugabo, maze uko kumenyana kukavamo urukundo. Uburyo bwo guhana ibyiyumviro buri mbere na mbere mu mvugo, hanyuma n'ubundi butari imvugo. Uburyo bw'imvugo bukoreshwa ubutumwa bunyuze mu ijambo, naho uburyo butari imvugo ni ugukoresha ibimenyetso, imyitwarire n'ibindi mu gihe utanga ubutumwa. Urugero, iyo ubwiye umukunzi wawe uti ndagukunda, maze ukanamuhobera, uba ukoresheje ubwo buryo bwose, kuko kumuhobera hari icyo uba umubwiye ariko utavuze. Ubundi buryo bwo kuganira utavuze harimo ibimenyetso, ubwoko bw'ijwi muziranyeho, gukoresha ijisho cyangwa se mu maso hawe. Ubu buryo bwose ni ngombwa iyo uganira n'umukunzi kandi ubukora ntacyo uhishe.
umukunzi wawe umubwiza ukuri mu butumwa bwose umuha. Uretse ko ukuri usanga abantu bagutinya bumva ko nakoresha ukuri ataragera ku cyo ashaka. Nyamara ibyo si byo. Ukuri kurubaka, ukuri gutuma guhana ibyiyumviro birushaho gutera imbere, maze ibibazo byose bikajya bikemurirwa mu biganiro. Twakwibaza ngo ni iki kigomba gukorwa iyo ibiganiro cyangwa imishyikirano no guhana ibyiyumviro bitarimo kugenda neza cyangwa byananiranye. Hari icyo twakora, hari n'icyo nawe wakora. Saba imbabazi ku myitwarire mibi n'imvugo irengereye wakoresheje. Banza ufate igihe utegura ibiganiro uri bugirane na mugenzi wawe ku ngingo runaka isobanutse. Musengere hamwe imbere yo kwinjira mu biganiro bifite ingingo zikomeye. Mu cyubahiro ushobora kubaza uwo mwashakanye uko abona wavugurura uburyo mushyikirana, muganira n'ubugororangingo mwashyiraho. Niba binyuze mu isengesho cyangwa se izindi mbaraga ntibitanga umusaruro, mugerageze gushaka umujyanama. Dore ibyo ubujijwe gukora. Mu mubano wikwihutira kurwanya imico cyangwa imiterere y'uwo mubana. Wigarura ibiganiro byarangiye witwaje ko ibyo murimo kuvugaho bitagushimishije. Wikumvisha ku ngufu uwo mubana ibitekerezo byawe, ariko ntunareke ngo abisenye, ahubwo mushake uko mubyumva kimwe. Wirwanya na rimwe ibyo mumaze kumvikanaho, kuko byavuye ku mpande zombi, kandi ni naho igisubizo cy'ibyo mutumvikanaho cyangwa se mushaka kugeraho kiri. Gira ishyaka ryo kugira ibyo wanga bimwe na bimwe kugira ngo ugire aho uhurira na mugenzi wawe mu bitekerezo, wikwinangira. Ese ni gute gushyikirana bifite akamaro mu mubano? Umubano ni isano ishingiye ku bucuti hagati y'umugabo n'umugore, ariko kugira ngo ushobore kwakira neza uwo mubana ni ukuganira, ni ugushyikirana nawe. Umugabo n'umugore bagomba kumenyana, cyane cyane binyuze mu biganiro bizira amakemwa. Twakwibaza ngo ni izihe mpamvu zo kutumvikana, ese ni gute tugomba kuzimenya? Kumvikana nyako ni isoko y'umubano nyawo. Umubano uba mwiza iyo ushingiye ku kumvikana biturutse mu kuganira umunsi ku wundi hagati y'abashakanye. Kubura kw'ibiganiro cyangwa gukena kw'ibiganiro ni umuco mubi uganisha ku macakubiri mu muryango. Iyo umubano unyura mu nzira itanoze, ubwo ikibi kirakura. Amakosa ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi agomba kubonerwa umuti mu gihe abantu bicaranye nta yindi nzira. Birabujijwe kurakarira no gusakuriza uwo mubana. Iyo warakaye utangira no kuzamura ijwi cyane. Uburakari butera imbaraga zidasanzwe. Irinde ko izo mbaraga zigumya kwiyongera. Kubwira nabi uwo mubana ni uburyo bwihuse bwo kugira ibyo bwangiza vuba cyane hagati y'abashakanye. Ni ngombwa kureka umujinya ugiriye mugenzi wawe, kuko icyo wavuga cyose warakaye cyangwa se usakuza ni nko gusuka lisansi mu muriro. Ibyo byiteho kandi ujye ubimenya. Kurakara bizamura byinshi byari bihishe, nk'inzika n'ibindi bibi biba muri uyu mubiri. Kandi wibuke ko uyu mubiri iyo atari icumbi ry'ibyiza aba ari icumbi ry'ibibi, cyangwa se byose bikawurwaniramo, ariko nahawe ho guhitamo. Ikibazo cyose waganira na mugenzi wawe utishimye cyangwa umusakuriza, ntagomba kucyumva, kuko uba wamutereye hejuru yahamutse, kandi burya umuntu yumva iyo atuje. Inzira bamwe bahitamo zo kubanza gutera ubwoba abo bashakanye si nziza,
kuko ntacyo zikemura. Yego ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko ntibibe umuco gusa, bibe ikintu cyo kwirinda, nubwo muri kamere y'umuntu nta bumarayika bubamo. Bumwe mu buryo bwo kwirinda intonganya ni ugufata umwanya wo gutunganya ikiganiro wifuza kugirana na mugenzi wawe. Ni ugutegura ikiganiro bituma umuntu acururuka, kuko bituma iyo ugiye gusohora ijambo ribi nawe ugira ubwoba. Niyo ari ubutumwa bwanditse, banza ubutegure unabusubiremo kugira ngo butaza kugira uwo bukomeretsa. Bizagushimisha kumva ko uwo mwashakanye aguhora ku mutima cyangwa aguhora iruhande kurusha kumva ko umusunika akajya kure yawe. Birabujijwe kugira imyitwarire imeze nk'ipiganwa. Imiterere isa n'ipiganwa rimwe na rimwe ni myiza, ariko iyo biri mu ruhande rumwe gusa bishobora kubaka igikuta mugenzi wawe atasimbuka. Amarushanwa ahoraho iruhande rwacu, hari imikino y'umupira kuri TV, ku mashuri yacu, kurushanwa se kuba abayobozi mu kazi, kurushanwa mu minsi mikuru nka Noheli mu nsengero iwacu. Muri ayo marushanwa hagomba kubonekamo umutsinda. Tugarutse ku mubano ariko siko bimeze, kuko ahubwo mwese mugomba gutsinda. Iyo hatsinze umwe, aba bana bose burya barahomba. Ariko ari umukino wa ping pong cyangwa se wa tenisi hagati y'umugabo n'umugore we, aho nta kibazo umwe ashobora gutsinda bigatera undi ishyaka rwose. Tekereza impamvu uhora wumva ushaka intsinzi yawe wenyine kuwo mwashakanye. Umuntu utajya utuza muri we ntiyatuma n'abandi batuza. Buri gihe ahora yifuza gusumba mugenzi we. Icyo gihe si byiza. Bene abo bantu iyo bumva bari hejuru nibwo bumva bafite imbaraga n'icyizere. Gukora ibyo ariko byongera umutekano muke mu mutima, kwizera no gutsinda ibigeragezo. Mbese aho nawe wawe siko bimeze? Umugore wawe nawe ahora agupfukamiye. Yitegereze, niba ariko bimeze ubihindure, n'ibyanga ubisengera umunsi ku wundi. Ikindi ni ugushaka umubano nanjye, wishaka umubano natwe. Wigeze ubasha guhagarika kuvuga cyane ibintu bidafite agaciro mu bwonko bwawe? Rimwe wumva urenze umupaka w'ibyo wibwiriye Imana yawe, ukajya gushaka uwo mubana maze ukumva ko wamurutisha abandi. Ukaba uri kumwe nawe, ariko uri kumwe n'abandi bagore. Kandi no ku mugore bibaho, ugasanga mu mutwe we harwaniramo kumenya abandi bagabo. Mu kuri aba yarenze isezerano. Uko mujya muri izo gahunda mbi, mumenye ko zikura zidasubira inyuma. Wagombye gushyira imbere umufasha wawe, ukamenya icyo ashaka, bizagufasha. Akira ibyifuzo byo mubana kugira ngo umushimishe. Ubuntu n'imyitwarire myiza byose biganisha ku kwishima kw'abashakanye. Wimufata nk'umuboyi cyangwa indogobe, ahubwo umenya ko icyo akunda kandi mugifatanye, kandi witondera icyo ugiye gukora cyose utamubwiye, utazagwa mu mutego bitari ngombwa. Nukomereza muri gahunda yo kugira neza no kuba umugabo w'ibitekerezo, bizarushaho kukubera ibisubizo by'ibibazo uwo mubana yagira. Abenshi birabananira kuko bategereza niba iyo neza ihita itanga umusaruro, kandi bizwi mu muco wa Kinyarwanda ko n'ubundi neza tugomba kuyisanga imbere. Reka banyamwigendaho, maze wowe n'uwo mwashakanye mwimike urukundo muhereye mu rugo rwanyu, kandi umusaruro byanze bikunze muzawubona kandi mwiza. Hari n'irindi banga ryo kubana mu mudendezo n'uwo mwashakanye.
ni ukurushaho kwibuka ibyiza byakozwe uhereye musezerana. Ni ukuvuga nk'igikorwa cyiza mwakoze ejo bundi, mugashyiraho uburyo bwiza bwo kucyibuka, nubwo abantu bo batabibona vuba, mubareke mwikomereze, bizatuma muhorana umutima ukeye mu rugo rwanyu. Kutumvikana mu rugo bituruka cyane ku kudashaka guhinduka. Bifata igihe cyo guhinduka kugira ngo abashakanye bagaruke ku murongo wo kuganira kuri buri nshingano y'urugo. Igikomeye ni ukumva kandi ugaha mugenzi wawe igihe cyawe, mbese ntugire abandi cyangwa ibindi bintu. Nimubyumva gutyo hazaba impinduka kandi zizagenda neza. Shaka impinduka mu nzira nziza. Ese aho ntiwaba ugora uwo mwashakanye icyo akoze cyose utacyumva umutuka? Ese iyo myitwarire ntiyaba imutera imbaraga nke mu guteza imbere urugo? Impinduka zikenewe mu rugo zigomba gushingira ku biganiro byumvikanyweho hagati y'abashakanye, ntibituruka ku kubwirana nabi. Mwimenyereze kuganira buhoro buhoro, ibintu bigenda bihinduka bijya mu buryo bwiza. Mubwira utugambo twiza, urugero mubwira uti mwiza wanjye, ese wiriwe ute, ese ko mbona utishimye, habaye iki, ese nagufasha iki? Niba adashaka kugusubiza, umuhe ubutumwa bwanditse, maze mu gihe gito urebe ko ibintu bidahinduka. Ntibyoroshye kumenya niba uwo mubana ari bwakire ibyifuzo byawe, ariko iyo binyuze mu biganiro biteguye, umuntu agira icyizere. Tugomba kuganira uko byagenda kose niba dushaka urugo rwiza. Ibyo bikajyana no guhindura cyane cyane imivugire, imyitwarire ndetse n'indoro dukoresha imbere y'abo twashakanye nabo. Itondere guhana ubutumwa bukoresheje ibice by'umubiri. Kureba nabi cyangwa ibindi bimenyetso koko bishobora gutera ikibazo mugenzi wawe kurusha ubutumwa bwanditse cyangwa bunyuze mu magambo. Gusa mu biganiro byanyu mujye muvugana murebana mu maso, kuko byongera icyizere. Ukuri n'umuco, iyo mugenzi wawe akwimye amaso aba agaragaza ko ibyo muvugana nta gaciro abiha. Kandi kugira ngo umenye ko uwo mubana yakira ibyo umubwira cyangwa ibibazo umubajije, ni uko ubona akoresha ibindi bice by'umubiri. Nk'iyo yemeye abikuye ku mutima, ubona ko hari ikimenyetso akoze. Muri rusange, iyo umuntu asubiza murebana agira n'ibimenyetso yerekana, abavugisha ukuri, naho umuntu atagira ikimenyetso cy'umubiri yerekana. Iyo muganira aba yanze rwose ibyo umugezaho. Gerageza kumenya niba mugenzi wawe arakaye. Niba ubonye uwo mubana arakaye igihe muganira, ujye usubira inyuma gato urebe ikibimuteye maze ugikosore. Uguceceka kudasanzwe no kuvuga cyane kudasanzwe nabyo ni ibimenyetso bigufasha kumenya ko mugenzi wawe afite ikibazo. Ubundi ubutumwa bunyuze mu bimenyetso bukunda kuba hagati y'umucuruzi n'umuguzi. Umucuruzi nyawe iyo akubeshya agerageza kureba cyane kugira ngo akuganze maze umugurire. Ariko ntitugomba gufata ko byacitse igihe uwo mubana acecetse. Ubifata nk'ikibazo cyo kuguma kuganirwaho, kuko abahanga bemera ko nta kibazo kibaho, ko ahubwo ikibazo ari abantu. Rimwe na rimwe ariko ubutumwa bunyuze mu bimenyetso ntibugomba gufatwaho ihame, kuko akenshi biterwa n'ubutanzi. Ubutanzi iyo ari umuntu utuje akenshi aba ari bwo, ariko ashobora kuba n'umuntu udatuje mu mutwe. Ubwo ntabwo hahita hafatwa umwanzuro ko ari bwo koko. Ushobora kubwakira, wabwemera ukamwara. Igisubizo
ni uko kuri ubwo butumwa bw'umuntu utizeye uhita utambikamo ubutumwa bw'amagambo mu byo mugenzi wawe akubwira. Suzuma inshuro ebyiri ubutumwa bunyuze mu bimenyetso. Ubutumwa bunyuze mu bimenyetso byumvikane ko butandukanye n'ibiganiro bisanzwe, kuko bisaba imbaraga zo kubanza kumenya icyo kimenyetso kivuze. Rimwe na rimwe umuntu akaba yakibeshyaho ndetse bikaba byaba isoko yo kumvikana guke. Uwo mwashakanye ashobora kuguha ikimenyetso kuri telefone ngendanwa. Icyo kimenyetso bakita bipe. We ashobora kuba ari uko agukumbuye ariko atakoresheje amagambo, ariko wowe ushobora kugira imyumvire yindi, wenda ukeka ko ari uburyo bwo kukugenzura cyangwa se kugukura ku murongo. Mu kwirinda imyumvire mibi wagendera kuri ibi bikurikira. Niba wumva ufite ikibazo, baza mugenzi wawe akubwira impamvu y'ubwo butumwa, kandi numara kumenya impamvu ukore ku buryo umusubiza. Muri make, shaka igihe ugomba guha umukunzi wawe kugira ngo muganire, kandi buri munsi gerageza kumva ibyo akubwira wibitera umugeri. Ntuzigere na rimwe umuca mu ijambo, mureka avuge arangize. Gerageza kuvugana nawe murebana kandi umuteze amatwi. Gerageza ko wakiriye ibyifuzo bye mu gihe cyose afashe abikubwira, mbese wireba ku ruhande. Koresha ibice by'umubiri umwereka ko muri kumwe mu byo akubwira. Genda kandi wongeramo n'amagambo. Gerageza gufata amagambo yose akubwira kuko harimo ayaremerera umubano wanyu. Gerageza rwose we kujya ahandi, mugumane muri icyo gihe muganira. Niba ubona warakara kubera impamvu cyangwa kamere, ihangane, ahubwo muhe ubutumwa ku gapapuro. Burya ku rupapuro kuvuga nabi biragora. Niba hari imico itari myiza udakunze kuri mugenzi wawe, nko kudashyira ibintu mu mwanya wabyo, urugero nko kujugunya isume itose ku buriri, mubwire. Witangira uvuga nabi ngo ibi ndabyanze by'umwanda, ahubwo mubwira uti nkunda iyo wamanitse isume hagati hahandi ijya. Niba udakunda umwambaro we runaka kubera impamvu zitandukanye, wimubwira ko yambaye nabi, ahubwo mubwira uti kuki utambaye wa mwenda cyangwa wa wundi, ko ari wo utuma ndushaho kugukumbura kurusha uyu. Bivuga ko uburyo bwiza bwo gutsinda impaka ari ukureka ikizitera. Iyo rero ibiganiro bitangiye gusa nabi, reka iyo ngingo rwose kuko ni imwe mu miti. Kuganira musakuza mutongana si byiza, niyo nzira mbi yo kwerekana icyo wifuza. Wizamura n'umunsi umwe amacakubiri yarangiye. Witinya gusaba imbabazi uwo mubana, musuhuze kenshi kandi ujye umushimira ku cyo agukoreye cyose. Irinde kumwaza uwo mwashakanye, kumujondora n'ibindi byose wakwibwira ko byatuma agutinya maze ukamuyobora uko ushaka. Bavandimwe, inshuti z'Imana, inshuti zanjye dukunda gufatanya kuri ibi biganiro, reka iri somo ry'uyu munsi tube turisoreje aha, kandi tubasaba kugira ngo Data wa twese abafashe muri byose kugira ngo mukomeze kumva icyo izi nyigisho zacu zitubwira. Isomo ry'uyu munsi ryatubwiraga igituma habaho ibiganiro hagati y'abashakanye. Iyo ibiganiro bibuze mu mubano, niyo ntandaro y'ibibazo n'amacakubiri. Ni ngombwa rero ko umugabo n'umugore bashakanye babana bagomba kujya bagirana ibiganiro kugira ngo bumvikane ku bitagenda neza, bagire ibyo bagarura mu murongo, ndetse barebe n'imishinga yateza urugo rwabo imbere. Murakoze, reka mbararikire gukomeza kumva izi nyigisho kuko zizakomeza ntizirahagarara mu gihe Umwami Imana akibidufashamo. Reka rero dusenge Imana, kandi Imana yacu iturinde. Mana Nyiringabo, uri Imana y'amahoro, kuko reka nkomeze nkunezererwe muri iyi minsi
kuko wampaye umwanya warankanguye data wa twese, umpa n'icyo nakora kuri uru rubuga kugira ngo abantu bawe bajye barushaho kumva no gusobanukirwa icyo ushaka kugira ngo tuzagire ingo nzima, ingo nziza, ingo zaguhesha icyubahiro. Reka rero ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe bisange abashakanye, ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe bisange abasore n'inkumi bifuza gushaka, kugira ngo data izi nyigisho turimo tuganiraho zizabafashe ejo hazaza kugira ngo tugire ingo nziza, ingo zaguhesha icyubahiro. Urakoze, reka ukomeze ubane natwe, ubane na buri wese, ubane n'abadukurikira, ukomeze ubagirire neza. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.